Urakoze cyane. Hari umuvandimwe hano uvuye mu Bufaransa arambwiye ngo ntabwo azi ko intoke yitwa meme, mukuru wa meme, umusumba zose inkubita ariko ko nyanga kwimuriza ukaba urashoje. Nuko Umufaransa yaravuze ngo chaque acte égale indamukanyo. Tout à fait. Izina ry'abasangwa tuvuge tuti turabasangwa. Yego. Ibyo umubyeyi mubiraza kubikomozaho ariko nagira ngo mbabwire ngo itsinda rije rirangiraho ridusanze muri iki kirambi tugandagajemo. Aha ni mu rugo rw'umubyeyi Ngezahayo Isidore ariko nanone mu ntoranwa w'ingenzi uyu munsi yabaye umubyeyi Nkubiri Alois araza kutubera imbere ariko natwe impande n'inyuma tumuri inyuma turamutenga mu bitugu kugira ngo tuze kunezerwa n'abashyitsi. Mubyeyi Alois iri tsinda rije rirangajwe imbere n'umusaza Bukambiza Emmanuel kandi wabonye ko yazanye n'ibikwerere amajigija ntiyasigaye ariko n'abasore bamuherekeje. Nagira ngo rero ibyiza nkundira iwacu tugira abapasiteri n'abadiyakoni. Reka pasiteri Agejiro
adushyira imbere y'Imana kugira ngo iyi gahunda iragirwe nayo. Kiza turi imbere tugushimira muri iki gitaramo cyiza wemereye umuryango wacu ko turi imbere yawe tugushima ku bitangazo yo gukora, ndetse nagushimiye abashyitsi beza baje badusanga baje kwifatanya natwe muri ibi birori, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nkuragije abari imbere yawe, ababyeyi ubite bagire neza, abagabo bibuko, abahungu bacu n'abakobwa ubagire neza, ubuze umunezero kuri uyu munsi. Urakoze kuri hagati muri twebwe, iyo uri hagati muri twebwe nta kidutera ubwoba kuko ubutwari bwawe buhatse byose. Tugire neza rero, igifungurirwa aha ngaha, ijambo rihavugirwa byose bihesha izina rya icyubahiro. Urakoze kubikorera kuyubahisha, nanjye nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Arakoze umuyobozi wa gahunda Bukambi. Uraho neza wari ni murabukanye se twarabitora neza amashongore nk'ubiri muragasangwa namahoro wanyu muraho neza niho turabona natwe imurera rya Keyi namahoro natwe rero igasizi kabanda hafi ya Nkamira musirere rya Bigogwe n'amahoro masa. uyu muryango w'ababyeyi uhaye ikaze n'abawe mwagendanye, abagendanye na Bukambize muraho yemwe. Rero Bukambize wicare utuze ugubwe neza, iwacu n'amahoro. Numvise n'undi muntu ubimvugiye inyuma, arakoze cyane. akiri ubuzima hanyuma irahiye, wongera wumve iraryoshye. hanyuma rero nabonye wari ufite igihunga, sinakubwiye izindi gahunda. Hari gahunda udusanzemo hano iwacu, hano twari mu munsi mukuru w'isabukuru y'umukecuru wacu hariya ufite imyaka 90. Niyo gahunda udusanzemo, ibyo twazindukiyemo, ariko nawe nk'umuvandimwe utugendereye ntabwo twareka kukwakira, maze rero ugende wicare utuze ugubwe neza. Ndagira ngo mu izina ry'umuryango mugari w'ababanda twazanye dushimire Nkubiri rero mbanze nkubwire ko nta gihunga kiri Bubanda, ahubwo icyo twagize Nkubiri iza mu rugo rwawe, kandi tugira n'amahirwe twakirwa na Nkubiri, kandi cyaduteye Nkubiri yo kuza iwawe nubwira ngo twifatanye nawe mu gikorwa cyiza tumenyeshe ku gihe cy'isabukuru ya mukecuru yo kabyara yo gaheka yo karama nk'uko Imana yamutije ubuzima bugeze uyu munsi. Inkubiri twagize rero aho twajyaga twahageze, ahubwo uzasaza n'amazimano n'umuryango urakarama. Niyo mugire bakwe ntimugire Nkubiri, kandi Nkubiri nsanzwe mpana. Nuko rwose Nivuga ko mwagize bakwe ntimuvuge ko mwagize Nkubiri. Oya, ni Nkubiri twagize mu nzira, twageze amaherezo y'urugendo ni mu mbere, twageze iyo tujya. Mwagize bakwe ntimwagize. Nuko rwose mumumpera amashyi mu kabyara. Umubyeyi Nkubiri ati ntabwo nkuzimanira amagambo gusa, sinakubera akazimana mu kuzimana amagambo gusa kandi nikwije, reka abaziritse
n'abahwituzi babo n'abasangiza amazimano. Dukora uko twatojwe, buri wese tumuzimane. Hanyuma mu kanya gato yaba amagenzi y'umubyeyi Bukambiza, yaba yewe n'amahoro dusanganye mu kwizihiza isabukuru y'umukecuru no kuvuga imyaka maze n'ababutumiwe muri icyo gitaramo, turaje tubibasangize, ariko nsabe ko buri wese bamugeraho kandi yihitemo icyo ashaka kugira ngo kimunyure. Ndongera ni ukuri gushimira umuhuza w'umugambo, arakoze cyane. Arakoze, ariko ni ibisanzwe kuko n'ibyatojwe ntabwo abyise uyu munsi. Urabona uko angana, yararizwe, afite uburere, afite n'ubuvuke. Rero ni ukuri mu kiganiro iyo abantu bamaze guhura, umushyitsi yaje bakamuzimana agashyira inyota. Nkomeze kugushimira. Icya mbere gushimira rero ni ubutumire wangejejeho ku gihe, ndetse ubugeza ku muryango w'umubyeyi wanjye Sebagabo Kabanda, mwene Munyangondo wa Kwisebura. Wifuza ko utaramana uyu munsi n'abana be n'umuryango we inshuti ze. Igitaramo gishingiye ku isabukuru y'umubyeyi uraho Ibwega w'imyaka 90, sigaje 10 ikinyejana akagipfuka akaba aracyujuje. Rero ndagira ngo umuco w'iwacu n'iwanyu urawuzi. Iyo wabonye ubutumire ukamenya na gahunda uko iteye, ntabwo uzamara masa, ahubwo witwaza amazimano bambe intwererano y'umuryango. Ntabwo ndetse nk'uko wabigenje wabikuye tugasangira. Iyi ngiyi iri mu mwanya w'intwererano umuryango wa Kabanda wakugeneye, kugira ngo dusangire nawe igitaramo, ariko dusangire n'amazimano n'ibyiza byose byo mu rugo rwawe. Kandi nkasaba kugira ngo umuryango w'abana n'inshuti bari hariya twazanye mushimire umuryango mugari wa Isidori uburyo badutumiyemo, n'uburyo baduhaye ibyicaro byiza, n'uburyo batuzimaniye, n'uburyo ndetse bakiriye intwererano yacu. Murakaraba. Murakoze. Nyuma y'intwererano dusabwe gutanga ahangaha ni ibitekerezo bishingiye ku bitekerezo. Ibitekerezo rero buri gihe bijyana n'icyifuzo cyangwa ibyifuzo. Igitekerezo rero cyo cyarabaye cyo kugira ngo umuryango wa Isidori wicare wizihiza isabukuru y'uriya mukecuru y'imyaka 90. Ibitekerezo biraguka, bavuga bati ni ngombwa ko twatumira babyara bacu Ababanda, by'umwihariko umuryango wa Kabanda, umubyeyi wanjye, ni barumuna ba Kabanda, hari n'abakuru be, hari n'abana be, hari inshuti ze n'abaramubi. Kagira ngo rero igitekerezo wagize cyo kuduhamagara ukadutumira ukadushyikiriza ubutumire kuko umuco nyarwanda ubiteganya, tubanze tukigushimire. Icyifuzo rero nabona mujye mubaha amashyi, ariko se ndagushimira ko wowe n'Imana yagufashije uriya mukecuru akagira uburame, akabyara kuzukuruza, akaba uyu munsi akibona abamukomokaho baje mu gitaramo gishingiye ku isabukuru ye. Icyifuzo uzi ko mu minsi 7 iri imbere dutegereje mu gihugu cyacu kwakira inama mpuzamahanga ya Cyogama ishingiye ku bihugu byose bivuga ururimi rw'icyongereza,
kandi n'urubyiruko rwa buno uyu mukecuru mukomokaho ruravuga indimi z'icyongereza z'amahanga cyane. Ndagira ngo ibyo byose ni ibyiza uwo mukecuru akomeje kubona. Rero ndagira ngo ubwire ko twifurije uriya mukecuru no mu myaka iri imbere, umwaka utaha n'indi myinshi iri imbere, ijana zaripfuke, agire n'imisago, akomeze abone ibyiza by'iterambere ry'u Rwanda, kandi iterambere ry'u Rwanda ni iterambere ry'umuryango we, ni iterambere ry'igihugu, ni iterambere ry'abana bamukomokaho. Urakarama. Ngira ngo rero unyemerere, kandi ndabizi aho wabaye n'umuco wawe nta na rimwe nari nabona usubiza amazi mu iriba. Yego ni yego, usibye ni sindabona utora nawe. Ba basore banyaruke nabonye, ariko ukambe yego ye ubwambere nayibonye nkorwa n'isoni, ariko ndihangana mwipfura. Abakobwa b'abanye nibo bikorera inzoga, abakobwa b'iwacu nibo bikorera inzoga. awe reka mbwira ukinyakira urumva, ukinyakira nabirebye niko babigenje uranyuba, ariko noneho ubita inzoga, ariko aya ni amata. Amata rero agira gitereka, ubizi se? Rero baze rwose amata tuyasangire ntacyo. Reka twe kubigira birebire, mwamuhaye amashyi mukabyara, noneho ugashyira umwana w'umuhungu mu maguru, ibyo nakubajije ugakama n'umudamu, ariko zikaba zakamwe n'umugabo, kubera ka kana k'imyaka 2-3 kadashoboye gukama, ariko inka zizirarane zizonke n'imiryango ikanywa amata. Ukambi nakubwiye ngo twe kubigira birebire, none uratarutse ugeze ku bakecuru. Ntacyo so ugera usome wumva. Nasoma ntagira, ariko irafunguye, irafunguye, harimo umwikorezi wawe, iraryoshye, yakaryoshye, ariko umwikorezi wawe ashobora kuba yanazemo utuzi kwa wundi. Soma ubu se koko ntazi n'ikizaniye inzoga nk'iyi koko uyivugiraho? inzoga nk'iyi ntacyo nayivugiraho, hataramira kuri inzoga nataramira kuri ihe natumwe na data. Soma wongeye wumva uko umeze, ahubwo nawe usoma nagutuye. ushobora kuba baguhaye inzoga wenda bikaba yaguye ku nzira, bikaba ariho yononekanye. Oya rwose, harimo icumu rya rindi kuko mu kanya ngo twe kubigira birebire, numva utandukiye hirya mu bakecuru, ngo bakecuru ziri ijambo byumvikane ko barisobanukirwe cyane. Ijambo ryayo irakuryohera kurenza cyane rwose. uwayihorera se noneho kwambwira amagambo nkawe n'ubundi hazaguterera agiye ko mfite ubushobozi bukwe. Oya nagutuye, kandi wasomye kubona inzoga rwose, wasomye rwose, nta nubwo ari ugusogongera gusa, wasomye ahubwo ukomeza usome. None se inzoga yavuba ikaza imbega ikabiha bibaho? Sindabibona kuva isi yayo, kuko tumenyeranye kumva neza. Niba hari n'icyo bashaka kuvuga ukivuge urahoreye, kuko tubivuze urunukwe ntabwo urabyumva, kandi watubyise ariko numvise ahubwo reka unyemerere tumushimire kuko wakiriye ituro ryacu. Nagira ngo rero nyuma yo kwakira ikibindi naje mvanye mu muryango mugari w'Ababanda, by'umwihariko umuryango wa Kabanda, ukaba ndetse wacyakiriye. Ndagira ngo unyemerere ndakikorera umutwaro witwa ijambo rikugezeho natumwe, ndetse tugirana igitaramo gishingiye ku ruzinduko nagiriye mu rugo rwawe. ndakwemerera. Urakarama rwose, ariko amashyi yacu ndamukunda, ndakwemerera.
mfite ibyo ndenza ariko ndakwemera urakarama urugira ubwoba nakubonye ko watangiye kugira ubwoba oya nta bwoba yego ariko nazi mbega akagira ubwoba kandi ari ukwisanga ndasanga mubyara wanjye agira ubwoba nkumye mu rugo rwawe uhagarariye umubyeyi Sidori akaba yambwiye ati ubanze umushimire ku butumire yamugejejeho bwo kwifatanya nawe ku isabukuru y'imyaka 90 y'uriya mukecuru. Ibyo bikaba byabaye atari cyo gitaramo kirambanije umuganiriza umubwire n'ubundi butumwa bw'umuryango. Ubutumwa rero ukaba ushingiye ku rukundo rwabaye hagati y'abana b'imiryango yombi ubwo Rwagasore Louis mwene Sebagabo Kabanda yageraga mu rugo rwa Isidori uko urubyiruko rusanzwe rugendererana umwe akamenya amahoro yo mu wundi muryango. Akigera muri uwo muryango w'Abega ahabwa impundu witwa Muhayimpundu Alice, baza kuganira bagirana ikiganiro cyiza gishingiye ku urukundo ruza kubyara umusaruro wabaye mu bitekerezo nk'uko umuntu wese agira umushinga Imana yawugenda imbere umushinga ukagerwaho. Baganiriye rero mu kubaka bagashyingirana. Nyuma rero bazanye raporo nziza. Uyu munsi rero tukaba twaje gucumbura bya jambo ryiza yavanye mu rugo rwanyu rivuga ngo umuryango wa Kabanda uje uyu munsi usaba umugeni mu rugo rwa Isidori uhagarariye. Umusore akaba namuvuze ari Rwagasore Louis, umukobwa rero akaba Muhayimpundu Alice. Nareza aho ngaho abagiye kongeraho ayanjye kandi naje mpetse ubutumwa bw'umuryango. Murakarama kandi muragaheka kandi murakabyara. none uravanze ushyizemo ibindi andi magambo kandi adasobanutse atumvikanye ku buryo bijyanye n'ibyo dusanze. Wakabaye woroheje rero ntugire ubwira twasoza igitaramo cyacu, twasoza gahunda yacu, ndetse nawe nk'umushyitsi waje bikabona ngombwa niba hafi yo kugusezerera ugasaba uburyo bwo gusaba igitaramo, kuko amagambo nk'ayo avuga mu gitaramo iyo wasanze imfura ziteranye nk'uko hirya no hino baganira, kandi ukaba wazanye n'izindi uratuza ukumva umusozo w'ibyatangiye. Wakwihangana ugasaba umwanya, cyangwa wumva turi hafi yo gusoza, nakumva turi hafi yo gusoza ugasaba umwanya ugatangira ibyo bitekerezo rutangiye. Niba ari ngombwa tukanagusubiza cyangwa se tukanagushimira amagambo meza warutangiye, kuko n'amagambo meza. Nyuma yaho rero nagusabye umwanya uranyemerera, ituro nazanye mvanye mu muryango wa Kabanda uraryakira, kandi mubwira ko hari ubutumwa natumwe ko ari nzoga ndetse ivikurwa n'ijambo. Rero reka aho nagusanze hari aho mwamugejeje, nanjye igihe wambwira ngo utanga ibitekerezo bari gushyiraho umutemeri tugakomeza n'ubundi tugatarama, kuko byose ni amahoro, ari isabukuru n'amahoro, ari ugusaba umugeni n'urukundo. Ibyo byose ni imigisha yahuriranye muri urugo rwawe, ahubwo mu mugisha nk'ababyeyi b'impande zombi reka nyabuna tuwushingireho maze dutarame nk'imfura duhana inka n'abageni. Urakarama. Mwemereye ko tugeze ku buryo bwo gusaba umugeni.
nkaho twasigeje buriya nakubwira ngo uvuze neza kuko uvuze neza ijambo gusaba umugeni mu muco wacu w'abanyarwanda. Hano mu rugo kwa Isidori batanga abageni kanyeho uriya mwana Muhimpundu ndagira ngo mubwire ngo aracyari umwana muto ufite imyaka nka 13 kandi abana b'abakobwa barahari turabafite. Ndagira ngo inama rero usubire imuhira, niba ari umuranga wakurangiye, niba ari wowe se wiyumvikaniye cyangwa ufite warabajije nako ntabwo wumvikanye. Iyo wumvikana uba warabonye umuntu rwose ku buryo ubu uvuga umuntu bitagukomotseho ari impamvu z'umugabo wawe kuzihanganira rwose ugerageze gusubira imuhira. Aroye jewe rero nagira ngo mbivanye ku mutima mushimire, ndagushimira ibintu bigera kuri 3. Icya mbere nuko uvuze uti uru rugo rimo abageni, nacyo ndakigushimiye. Icya gatatu gushimira rero nuko wageze mu gitaramo hagati, buryo watwemereye ku mugaragaro kwingingo twiganiraho tukayishakira inzira ikwiriye kugira ngo tudakora amakosa. Sawa turi kumwe kuri izo ngingo zombi, kuba tubwiye ko umugeni ahari ariko ko afite imyaka 13, kuba twemereye akatubwira ati musubireyo muzagaruke imyaka yujuje, yemeye ko tuganira kuri mu nkuru. Mwamumpaye amakimo kabyara. Aha rero hano unyemereye n'ubundi kuko ndacyasaba hari abantu b'inyunganizi ari iwacu ari iwanyu, maze tugakomeza tukinjira muri iki gitaramo. Urakoze mutware wanjye kandi uze hanyuma tuganire ushyire ibyo uvuga ubivuge nta gihungu. Aka kanya ukubisemo abanyamategeko habaye aka kanya abanyamategeko bageze hano, turi mu isabukuru y'umubyeyi twabikubwiye, dufite abana barangije amashuri hanze, turimo kwakira bazanye ejo bundi bari muri graduation. Tugeze mu kwezi kwa 6, ukwezi kwa 12 kuregereje, turimo guteganya imihigo y'umuryango. None kubisema abanyamategeko, noneho rero mbwira ikintu nahoze numva ibyo uvugana na mukuru wanjye, ntega amatwi ndume. Hari umuntu uzi abahinzi, hari abahinzi barimo barenzaho batisibiranye barenzaho. Nateze amatwi uva winjira mu rugo rwacu, ngewe natangaye. Icya mbere ukinjira wavuze ko wahaye invitation kuri ubu butumire. Tugiye kubona kuva twabaho isi yaremwe, tubona wikoreje umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa ko ahereza arikorera. Ibyo si bibiri nkubwiye nitegereje nabonye. ubwo wageze muri aya mategeko y'umuco. Icya gatatu, umwana w'umukobwa uti ni amata agiye gutereka amata. Gutereka amata turabizi, turabafite babatereka amata, ariko ntabwo amata ajya gusaba umugeni. Hari inzoga yagenewe gusaba umugeni. Reka rero umubwire, ngewe numiwe, ngewe natangaye numiwe. Iwacu aho nvuka hari umugabo witwaga Rusisibiranye, akabyara abana hirya no hino, arabafite abyara abana bo hirya no hino. Wahura n'umwana hirya ukabona arajya kugirana isano na rwose. Wavuze ngo ni umuco, ariko ntabwo ari uko umuco umeze. Urakoze. Ndabizi ko umuryango wanyu nanone ugira umuco
umuryango wanyu nanone nawe ugendera mu mategeko, kuko batagendera ku mategeko baratandukira, ariko ntabwo ariyo tuje gushyira mu bikorwa aha ngaha. Nkongera kubabwira ngo amategeko ntabwo yivanze n'umuco, umuco niwo twaje gushyira muri gahunda. Reka ngerageze gusubiza rero bya bibazo byose bibaza kuri Bukambiza. Uti wazanye n'abasore bafite ibizigira, hajyamo abakobwa ariko wanyihangane umugasoza yenda, ariko ntihangane ngira ngo no kuvugiramo nabyo ndabona ufite imvi nk'izanjye. Reka untega amatwi, niba hari n'icyo ukosora nanjye ndagutega amatwi. Rero abakobwa n'abahereza, twazanye n'abasore bafite ibizigira baje bikoreye, ahubwo nongere n'ikindi, niwe mwari kudutura kuko twaje kwikoreye, icyo nacyo mukimenye. Nongere ikindi, yenda niba hari n'ibyo nibagiwe muraza kunyibutsa. Njyewe uko ngana uku maze imyaka itari mikeya, iyo umuntu yazaga avuga urukundo yabaga indakumira. Isabukuru rero mwarimu w'umukecuru, kumva inkuru nziza ivuga urukundo bararwakira, ahubwo biratuma yongeraho n'indi myaka kubera akanyamuneza ko kumva ko abamukomokaho bakundwa n'abantu bose. Ese uwabarekeye aho nakumvise urukundo ni rwogere. Amashyi menshi rwose, ariko rugira aho rutangirira niho dushaka. Urakoze. Reka nguhe mukuru wawe. ugiye abageni pe, utanga abageni rwose. So bwa mbere si wowe uje mu rugo rwacu bwa mbere gusaba umugeni, n'abandi baraza nk'uko natwe umuryango wacu hano usaba abageni. Noneho ntacyo ibi n'iby'abazungu n'akari kose bitaraza twaravugaga bikumvikana. Ndumva sinzwigira ndavuga nakubwiye ngo uyu muryango si ubwa mbere utanga abageni, kimwe n'uko natwe dusaba abageni tukabaha. Ariko mu wavuze ndavuga niba umuranga wakurangiye akakubwira iryo zina ry'uwo mwana, wareka Muhimpundu Agnes wari ufite imyaka 13 ukibanda kuri Muhimpundu Alice ko yujuje imyaka ukamuhabwa n'abandi bakazakora. Gafisha urakoze cyane koko. Umuryango w'Ibwega wita ba Muhimpundu, kandi koko abana baritiranwa, ariko noneho hakaba ya mazina yandi ya kabiri. Umuryango wanyu rero ko ufite Muhimpundu Agnes na Muhimpundu Alice, twe twaje gusaba Muhimpundu Alice Agnes nawe igihe nikigera azatugarura, kuko ababanda bakunda Ibwega cyane. Ndetse Alice niwe umuryango wagennye Kanyamasake Rugenzi araza Sabirembo araryemererwa. Ariko nitwiga twemerere igihe nikigera turategereza imyaka yose mu ikenwa rwose n'umuco ndetse n'imiryango yose. Asigaye rero twemerere Muhimpundu Alice Ibintu bishingiye ku muco ni ngombwa ko byubakika, bikubakika n'abato bakabyumva. Ejo hatazagira umushyitsi watashye ubukwe atari umubanda nta bumwega akaba umuturanyi wabo, akazumva yuko higeze kuvuga ijambo ngo iyi nzoga yaba yambutse umugezi ikavangirwa, akaba ariyo mpamvu idakwiye kuba yasaba umugeni. Reka ngaruke kuri iki kintu kandi tugikosore nk'imfura. Wasanga impamvu umusaza Nkubiri impamvu yatekereje ko inzoga yabivanze ntimunyure ntimuryohere, ariko yumvishe ko hajemo imyaka 13. Reka nkubwire mubyeyi Bukambiza, ubwo habaye umwana w'umukobwa
Muhimpundu Alice wujuje imyaka, hato utazaba umugani bubanda ko basabiye ku nzoga itanyuzwe uwayituwe. Mubyeyi Mukambiza, ibi bindi birahari murikwije, reka ite kuba inzoga y'umwana ibi inzoga isaba ukuze hazi ikibindi cya Muhimpundu Alice kubiri nataguha umugeni umenye ko atari byo. iki kibindi nacyo cyo kiguture mu izina ry'umuryango wa Kabanda, kandi n'ubundi nkomeje gushimangira rya jambo risaba Muhimpundu Alice wowe kabyara we utwemerera umugeni. Urakara umva zaneze iyi nzoga yanamubeye no kumutwerera none sindi indi kuri ngobotsi yamutwerera ni mu ipfunduro ayisogongere. akira Aloys we. Gaussoma rero Aloy, Aha, wayumvise ntabwo mbo noneho ariko mwakomeza mukamuha ayo mashyi ko twari kuvumera nk'uko byari ariko Rwagasore Louis mwene Kabanda ufite ubwira ariko uyu mwanya ntiwari uwawe kuko nigiye waruje kukubwira nkurikije ibyo numvise kandi byari bishimishije. komereza aho rero nta kibazo rwose. Wakomeje gukoresha itegeko unambirikirana kandi ugeze kubyumva, ariko kubera ko bana nawe tumaranye igihe tumaranye iminsi nkanga ko hagira icyagukomeretsa. Urakoze rwose. Ngakomeza kwemera ntemeye, ariko nkemera impande iburyo n'ibumoso bumva ko nsa naho ndi mu karengane kandi bigeze kubikutekerezaho wabyumvise. None rero wafura wasabye umugeni nabyumvise koko nk'uko bigenda mu muco wacu w'Abanyarwanda, gusaba no gusabwa twarabisanze, ntabwo ari ibyanjye nawe, ntabwo ari twe tubyaduka, twasanze bikorwa n'abadukuriye nabo twasanze bibaho. Rero kano kanya nagira ngo mubaze, ndashaka nihutishe ko hari icyo tuvuganye hariya kandi nkunda kumvira no kuba nagira ngo ngusabe mbwire neza niba ari wowe wisabira cyangwa se niba ari uriya mugabo wakunganiye, kuko ndabona musa neza cyane nk'abakwibagira. Umuhitiremo muri mwe uwo ari we, ari wowe ari n'uriya uwo usabira cyangwa wisabira. Urakoze. Urakoze cyane. Ahubwo ndasabira mwene Kabanda witwa Rwagasore Louis, maze rero mumumpera amashyi kandi icyo yavuze n'abasore k'urubyiruko mwacyumvise. Murakaraba. Niba nyemereye umugeni mbwira ahubwo Rwagasore rwose aze. Sinzi impamvu ushaka kuba ingomba y'amatwi. Yewe nakubwiye ngo ari wowe ari n'uwo muri kumwe ndabona mumeze neza, nkabaza uwo usabira, niba ari usabira, niba ari we wisabira. Ndasabira Rwagasore Louis kandi ntabwo ari muri aba imbere, ariko nawe ntabwo ari kure y'iki gitaramo. Niba wamushyize muhira se wakwitahira ukazamuzana. Namuzanye rwose, ariko reka numvise rwose. Reka wanyemerera ahubwo akaza ukamuramutsa. Umubyeyi nkubiri rero avuga ati ariko ni weho cyangwa urasabira umusaza w'amadarubindi. Ahubwo icyitegererezo yashakaga ni ikimenyetso kivuga ngo umukwe natambuke, usabira ahagarare hano, nashimwe n'umuryango, ijambo rimuva mu kanwa, ninkwemereye umugeni kandi kumuguha byo ntajya zuyaza, ariko guhamagara umuhungu wawe niwe ubidukorera.
yego muraza guhagarara ahangaha uko mpagaze ku murongo umwe. Rwagaso ndagira ngo wabyumvise tera intambwe nk'uko Gafishi yabivuze ndetse ugende abasaza bakubone hafi yabo noneho bakuramutse nta kibazo. Abantu bose uraho amaje uraho namahoro mwababyeyi mukebuke murebe umukwe wacu wa Gasozi amashyigo y'ibintu mukayise mubi wa Gasozi amaje uraho reka basubire mu myanya bari bahagazemo. Hari buriya kera na kare ntawajyaga gusorerwa ngo asigare, niyo mpamvu kumuzana ntacyo byishe, ariko nanone no guhagarara umwanya ungana n'uwari bumara ategereje byari indangagaciro yo kwihangana. Ndagira ngo rero umubyeyi ukambiza gusaba umubyeyi nkubiri ngo nyamuneka ubwo wanshimiye umusore nkosha hinduka umukukoye kugira ngo agane ku cyicaro yateguriwe ndaza kubafasha. Urakoze rwose Nkubi, ndakomeza gushimira ko ku rwego igitaramo cyacu kigezeho rurashimishije kandi abasore wabaramukije kandi nta kindi wabifurije abana n'amashyo. Ayo mashyo rero i Rwanda arahari, nkaba ngira ngo udukoshe tugukwere. Urakoze cyane. Mubaze uri mu cyiciro cya kangahe, uri mu borozi, uri mu batunzi, uri mu gukoshe, nzi ko wenda umwana wawe atazitwa n'inzara cyangwa se umuhebu. Iyo nakubwiye ngo amashyo wifuriza urubyiruko n'abandi bagabo i Rwanda arahari, icyo cyiciro muba cyumvise rwose. Niwe nabajije ntabwo mbaza mu rubanda. Ntabwo turi rubanda, turababanda. Oya niwe nabajije ntabwo nabajije abandi. Icyiciro ndimo rero, icyiciro cyawe ndishoboye, ni icy'aborozi, ni icy'abatunzi. Turi abatunzi, aborozi n'abagishakisha bazirika inkimwe ku muryango, nayo iteka imumiriza akaba ari yayindi ejo n'ejo bundi agabirwa n'indi ya kabiri zikagenda zizamuka. Uyu musaza ataranagira icyo avuga, ndagira ngo abwire ngo ibintu bijye icyiza tujye tukigiraho. Yego ndagira ngo nkubwire ngo abantu basoma ijambo ry'Imana, hari n'abategekwaga gutenda bakamara imyaka 7 bakamara indirimbo bakabona guhabwa umugeni. Hari abantu barugize impungenge ngo ariko ubundi ngo uyu muhango urarangira basore bagihagaze. Uretse no guhagarara bava hano bakagera i Kigali bakagaruka bagasanga mukiri mu misango bahabwa umugeni bakicara ku ntebe y'umukukoye. Guhagarara ntacyo bitwaye, mukoshe bakwe. Yego numvise icyiciro cyawe ko utari umuzi uri umutunzi. Nanjye rero ko singira ngo umwana wanjye azaze kwitwa n'inzara iwanjye. Ndagukosha neza cyane, ndagukosha inyana zitetse mu mano n'inyana zari mfizi mu mahembe. Izo zonyine kuko n'iwacu twari twihanye. Urakoze cyane. Urakoze kandi ahubwo niba watubonera abajya kuzikwereka aho ngaho, hano Manuel arahari utunganya ndetse nawe ureba abandi. Umva reba abasore beza baje kuri bizo nkata bakeneye kutukwera bazakiriye n'uyu aka gatwenge n'akanyamuneza bafite. Hari ubwo babivuga bakumva umunsi wose warinda ucikiwe bakiraha, ariko niba izo nkwano
enye wazishimye amashashi abiri ahakumumana abiri arara imfizi mu mahembe niba wazishimye nk'uko mbonye uturuka hari umwenyura zamura ibiganza byombi si ngombwa kuvuga byinshi nyamuneka nguko uko bigenda murakoze cyane ngiyo raporo urakoze cyane nuko Ansati batatu de l'autre côté batatu another side ibi bintu biri live mukanya ndaje mbwira bongereza ko this wedding is very very wonderful hanyuma baraza kubyumva ndagira ngo babiri rero icyicaro gikwiye no kuzamuka izi ngazi hakabanza pare mujyana ariko hakabanza pare mujyana You ladies and gentlemen, permit to sit. Now, stand up again. Yego, impamvu navuze ko habanza pare hari icyicaro agenewe. Abantu bazajya bashaka kumenya uyu muhango uko uteye mbaza kiriya cyicaro gifite impamvu yacyo. Yego, taza kuvuga ngo yicara hirya cyangwa yicara ku nguni, oya. Ugiye gukambiza rero, noneho ubu nibwo ikiganiro kiryoshye cyawe n'umusaza Nkubiri nibwo bigenze neza. Rero dukomeze kugushimira uko gahunda nziza ziri kugenda zihagaze aha ngaha magingo aya ndetse uko wambwiye uti ariko se waje kwisabira reka da nkagira ngo nanjye rero ngusabe kandi ushimira n'ubundi ko ibyo nakomeje kugusaba wagiye ubenyemerera yaba irembo yaba umugeni abagira ngo rero Muhimpundu Alice unyemereye muheruka akiri muto nk'uko babivugaga aje rero nanjye nkamuramutsa nkamubona muheruka kera rwose akiboha imitemeri akiba umwana muto none ubu ngubu rero kuva wanyemereye umugeni ndagira ngo unyemerere nanone Muhimpundu mubone nk'uko nabigenje kuri Ruwi. Yego ibyo nakubwiye ni nk'uko nawe wabivuga umugabo wundi none se ugira ngo ari nkawe wibwira ngo usigira ngo napfa kureba cyangwa kumva ngahereza ntabarije kandi kubaza sikoze byose ubafura ngo abwirwa bisha kumva bene yo reba ikamba iri hariya urebe abana babwira uti hano haje abashyitsi nimuze muramutse abashyitsi.
mugenzi ibako aduteye agahinda ngo mbe mutoni cumbe mico myiza sibira rimwe ngo mbe nise wacu mbe mico myiza sibira rimwe iye mumburize iye mumburize bakobwa ruhumura kawe n'abasaza bawe ubasigiye de ngo menye kukubyara Alice we aziyambaza nde ngo mbe abato bawe batetesheje bo bazize iki imbere ya nshuti yawe Alice nzamubwira iki ngo ntabazagina tetati nariye azamubwira iki ngo ntabazagina tetati nariye azamubwira iki iyo bazaga bazatera Alice windiriza abana mama wikwiririza abana shenge abarira nimuyihanagure mwicecekere imurusheho kumusabira shenge azarwubake neza umurusheho kumusabira shenge azarwubake neza ihorere munyana ihorere munyana munyamanza w'ingwe ihorere munyana munyana washema ihorere munyana munyamanza w'ingwe ihorere munyana ugiye wabandi ihorere munyana harafuna ntihunga ihorere munyana harafuna ntihunga ihorere munyana nguhungisha agapfunsi nguhungisha agapfunsi ihorere munyana kamwe ko mu gahumbi ihorere munyana ngo Alice mwiza we ihorere munyana munyamanza w'ingwe ihorere munyana ihorere munyana ihorere munyana munyamanza w'ingwe ihorere munyana Basha, mwiriwe neza ni amahoro se basize mwiriwe ndashaka akantu mubigiye mujye kureba inyana musange inyana eshanu urebe ko zanyoye mbona urimo mwiriwe neza ni amahoro rero mama ntugire ubwoba abantu barimo abuzi bari bakecuru bose bari amajigija yazira nkumi ziri ku ruhande buriya bari abakobwa nkabo buriya bari abakobwa nkabo none rero hariya
kurangiza yaje kukudusaba. Uramuzi ukambiza? Uramuzi? Imana ishimwe. Yaje kukudusaba rero none twamuguhaye, ntabwo twagutanze mama, ntabwo twagutanze ahubwo twamuguhaye ngo aguhe umuhungu we wa gasore maze uzamubere umugore mwiza nawe azakubera umugabo mwiza, muzubaka urugo rw'inshuti n'abagenzi, Imana izabibafashemo, muzabyareho umukobwa Mana. Yahera umuhayike umugeni wasabye umukozi imitwe y'intoki umuhe nyirawe. Namuhaye amashyi mwamushimire nk'uko azaramye. Uvuze neza. Umuntu ubakonsabye nawe. Ariko nk'uko bivuze ngo umukozi imitwe y'intoki guhe nyirawe. Wagasore wamuzi. Rambura amaboko Mana. Reka mbanze nagushimira ahubwo wowe urakagira abageni. Mwongere mumuhe amashyi nk'uko azaramye. Ari Imana iguhamije. Ibyo ngibyo abagabo nguyu umwari mwantumye gusaba kugira ngo mbone ko mufite ubwuzu. Ayo mashyi n'ay'umuryango w'Abega, impundu rero muzihe muha impundu mbyumve rwose. Impundu rero, aya mashyi n'impundu n'ay'umuryango w'Abanda akweretse ko akwakiranye amaboko yombi n'umutima ukunze. Ntatinze rero Louis nyarutsa rwose, ino baravuga ngo umurabyo uratinda. Nk'abakumburanye ku rukumbuzi rwinshi cyane, arakoze cyane. Arimo aramubwira amagambo 15, amagambo 15 nyamuneka mujye muyazirikana. Arakoze cyane. Urumva icyo kintu ukabikora ureba uburuha. Arakoze cyane. Hanyuma rero iyo umugeni amaze kwakira ururabo, arabwitegereza. Ndagira ngo mbibutse ikintu kimwe mbere yuko nkomeza, baretse gatoya. Sorry, mvuza akarabo. Mutego filozofi akarabo. Ugakuremo kose. Doucement, nababwiye ngo doucement na tema. Doucement. Ariko dusima mujye mwiha amashyi menshi cyane. Buri muntu akuremo akarabo mwitonze. Hanyuma nakitegereza. Uwitegereza akarabo ntakarebera hasi, akaringaniza n'amaso akavuga ati Uwiteka urakoze. Ururabo ukunda ureba rukeye, uzakesha umutima wanjye kuva none kugeza mbyaye. Kugeza n'imperuka ye. Hanyuma ako karabo iyo ugakuyemo rero ugahereza pare n'amarembo, ni ukubabwira ngo iki tubahaye ni icyizere cy'uko kubahitamo kwacu tugatanga ibyiteka. Hirya yo guhana ururabo murebana, murureba murwitegereza, ndashaka ko mbaha isaha yose mwembi murebana. 1 hour murebana, ntawe ureba ku ruhande. Ku ruhande seriously. Iyo kamera iri tayari. Thank you so much. Mwakoze cyane. Hanyuma munyemerere marene adufashe ururabo rw'umugeni, hanyuma wa gasore pare amuhereze igihatsi bindi. Tokeresumba izindi. Cyane rwose. Urakoze cyane. Hari umuvandimwe hano uvuye mu Bufaransa arambwiye ngo ntabwo azi ko intoke yitwa meme, mukuru wa meme, umusumba zose inkubita ariko ku nyambo kwimuriza ukaba urashoje. Nuko bakumira amashyi menshi y'urufaya. Urakoze cyane. Umufaransa yaravuze ngo chaque acte égale indamukanyo. Tout à fait.
kandi ubwo turihuse turabandanije tugeze mu mwanya w'impano. Ureba ko ntari buzarire, ndiye peke yake kabisa, ndiye mwenyewe. Asante sana. Ariko niba ari uko ibiganiro bya kare byabaye nk'aho abantu benshi ikinyarwanda batacyumva, hari igihe abantu banga gutanga amashyi nkagira ngo bazanye amashyi kubera ko batashingiye umukobwa wawe. Nyamuneka mujye mwihangana. Ndabashimiye cyane. Mwinginge ma. Rwagasore reka nungane nkubwire ijambo rikomeye cyane. Ayo mashyi bagiye kuyaguhundagaza hari menshi, ariko reka nkubwire ngo guca bugufi imbere y'umwamikazi wawe ntabwo ari uguhinduka igice, ahubwo ni ukumubwira ngo uhereye none aho tuzaba turi hose tuzabeshya. Cyangwa gupfa gusangiza iyo ntango kuko arabishaka. Yego. Arakoze cyane. Icyo kirahuri bakikwakirire, igisigaye ndaje nkwereka uko bigenda. Tanya, ubwize ukuri. Ndashaka ko ibiganza byawe byombi bimukumbata bihereye ku ntugu bigana ku gituza, bihereye ku ntugu bigana ku gituza. Bakumpera ikirahuri. Bakumpera ikirahuri. Yego. Ndagira ngo Rwagasore ubwo ni inshuro 5, iyo ni iya kabiri. Dusumarantema reka banza mirema iya gatatu muhendahenda kandi umubwira ngo I love you so much, you are mine. You are mine. Barakoze cyane. Reka bakaza imbere kugira ngo barebe ukuntu umuhanga mu gukaniza yabigenje. Barakoze cyane. Impano Alice yageneye umukunzi we, mutambuka tuyitanga ducungura igihe umukunzi wawe. Musa nk'ababirindiye nanone kuko ako kantu ko hejuru nshaka ko tukabona rectanglèrement. Murakoze cyane. Hanyuma rero burya Arakoze cyane. Hanyuma unyemerere icyo giseke Rwagasore asubire mu mwanya we. Kira giseke ari reka mama ajye hagati yanyu. Yego. Arakoze cyane. Uriya uyu mama ku mutima ari kuvuga ati mwabantu nuko merci beaucoup. Asante. Yego. Ubwo kora agafoto bari bagashaka ababyeyi bagihari reka nsabe papa yegera. Urakoze amagambo ubwenda yumvise. Urakoze cyane. Hanyuma reka nsabe impano Alice yateguriye bari ababyeyi bazizane. Iyo ngiye ku mpano zitangwa n'umwana w'umukobwa rero mpera hagati. Mama ati ibi ni biki kandi ni igisiri mu cyuko. Akaze cyane. Ako kantu nushaka ukare. Iyo nkoni muyimushyikirize muri kumwe aho ngaho mutaguye mu byimbo ahubwo mufatanije ayakire yishimye. Papa arakoze cyane. Mu Faransa aravuze ngo êtes-vous content? Musaza ati si. Tout à fait. Bakumvira amashyi menshi cyane. Arakoze cyane. Hanyuma ndagira ngo urakoze cyane. Ababyeyi bajya kwicara mpamagara aba bantu mu buryo bukurikira kandi yego yimpererwa Rwagasore afatanije na Alice bayakire. Hanyuma mudamu wawe nigeze kumubona? Okay. Good. Ariko bari gutwaza barahari. Akaze cyane.
Okay. Hanyuma pale nasubira umwanya we mpamagare famiye Gakwandi, famiye Kamari, famiye Barikarage, famiye Gakurano. Umuntu arambaje ngo barajya mu haki ya Mungu barajya. Good. Hanyuma buri muntu agiye guhereza impano ye uwo yegereye. Nasabye ko famiye tujyane nk'abasirimu. Famiye Kamari mufashe yaje, pese gato yaje. Uwo mujyanye hano niweho. Nyagasana bampere umugisha. Mwakoze cyane. Mpamagaye famiye Sebasore. Bari iruhande mu nyumba inshuti zanjye. Famiye Sebasore bari iruhande rwa Gagasore. Mama Karisi iruhande rw'umugeni. Tuyambaze. Mani guha umugisha. Tuyambaze. Ubwo muri iruhande rwa pare. Menjo ari he? Yahagaze? Ahagaze he? Reka migenzo. Mari. Navuze ngo famiye Menjo ihagaze iruhande rwawe. Uzi impamvu se? Babikora. Famiye Menjo bahagarara iruhande rwawe. Uwo begeranye mu izina ry'abageni. Yego. Mu izina ry'abageni. Asante sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki nami pia. Twese turimo. Reka mpamagara abantu bakurikira impano ni nyinshi ariko turagerageza kwihuta. Mamangira abakunzi. Yego. Ntabwo ari wa mugani w'ikinyarwanda ngo ntacibwa amahembe hose oya. Ahubwo ntawukundwa bivuye ku busa. Imana ibahe umugisha. Mwakira izo mpano. Hanyuma mpamagare ko muvudutse mu kinyarwanda iyo bavuze ngo kuvuduka ni ukugenda udafite uruhushya. Gafuta famiye Gafuta gendre buza gufata. Hakoze cyane. Asante sana. Iyo mpano ni yanyu. Hanyuma mwagize neza. Kuruko. Nyagasana bampera umugisha. Famiye Ngabo Tebuka iyi Kanyamasake akamushikiriza impano y'agaciro. Mwakoze cyane. Hanyuma papa yakire abandi bose mwikoraho. Hanyuma murajya inama muhitemo uyitwara. Asante. Kandi imbere haravuze abantu umukobwa nange kuyo umuhungu habuze gato. Murakoze cyane. Hanyuma papa na mama barwa Gasore bagenewe impano n'umuhungu wabo batambuke bayakire izina ryo kumuha agaciro umwana. Mwakoze cyane. Mumbabarire nawe afatira foto y'umwimerere. Afata ifoto y'umwimerere. Abandi basigaye ndaza kubahamagara bakurikiranye. Asante. Abana nk'abagayira bahaguruke bihuta cyane. Buriya mega mugire neza cyane. Impano nyihaye umuntu n'ubundi yari yifuza guhobera. Akaze cyane. Hanyuma Morene utaragenda bakufasha impano gatoya dada ubarikiwe kabisa. Asante. Hanyuma dusigaje impano y'umuvandimwe w'agaciro gakomeye cyane Marene. Yes, aho zaraye. Yego. Sante. Hanyuma abatahira batambuke mbahe mikoro bavuga amazina y'inka. Abageni yego. Hari abantu bateguye kuri high table kuza kubasangiza ikirahuri.
marene nkugize umuseriveri w'icyubahiro wanyumvise ubukwe ni special wedding nkugize umuseriveri w'icyubahiro fata champagne uhendahende pare champagne muri champagne nini ya the big bottle ya that one hanyuma uhendahende pare yegeze ikirahuri cye hafi umusukiremo yambwiye ngo nunyemerera marene akaba uri usukiramo akakarahuri ndakanywa nishimye ndabikoze witereka ihangane gatoya iyo champagne y'impera umugeni yifashe maze nawe ufata akarahuri kawe aguserivema uruba agaciro ya akumpere akarahuri umusore ikiganza cy'iburyo pare ikiganza cy'iburyo twagiye hanyuma uko tugenda uko nguko mara niyo ntango ninyura aho ngaho ndashaka kutereka ikirahuri cyawe hejuru yawe ukoresheje ikiganza cy'ibumoso yego waje mu bukwe abo yemeje gukora wirekura mama wirekura komeza ufatiraho umugeni hejuru yawe hejuru ikirahuri umusore hejuru y'intama pare hejuru y'intama iyi foto no muri Amerika ntibayizi habe namba mugubwe neza buri wese agotomere ashira inyota asante merci beaucoup buri wese agotomere ashira inyota abageni gusangizanya ibyanyu umbanya munishaka murutete umbanya munikuka muruhamwa umbanya munini yaharamutse umbanya munini wiriweho umbanya munini waya muzima umbanya munini umbanya munini kasingoje umbanya munini Arakoze ndatirwa mubyeyi rero inkaza babanda zirimo ryana kugunda rukebana gukererwa impande ebyiri mbyirukira n'inka yozanira maze irarambuka mu ndibi nkendekende hagati y'amahembe ya meza manoni yemeza amashinge ku majosi abiri kandi ntasha zayaretse ku masoho ayigina yibyaye ndiminimba zayibangurira ishida nayikundi n'amaruhimbi maze yara kwibuga nkarara ku myugariro nayikundi n'amaruhimbi kamwa n'abandi igicuku cyarimbanye ikagombera abagabo cyo kundirinda ayi n'ugututsi inyana zikiri imibende zayibangurira ishida ijayimba imvura igahira maze ijayimira mu gisambi nayibyaye n'iminimba zayibangurira ishida ariko ndaje kugaragara neza ndaje rubonekana ikindi mpera rugamba umusangirangendo mpoze inama n'uyu muryango yakugira imana ne nyamugaruzi nk'igitugu igituza kizirasane barakoze mubyeyi mwiza ururimi rwamvuzi nkadiruhunga akanwa kanyoye amata ntikaganga nigeza ndihimurire nkamubigogwe nuko zigeze kwa nyange zizirakina zirya ibisitariya byakururunge zirahazi kuko ibiyongwe ahantu naragiwe n'ingomba migo mubyakanya mpajyana na rubyirukana burya singenda kimwe n'iminsi humva ngenda kimwe n'inyabirwa ntirwamurura birara rwa mucongera inkubito bariko ndumubara kufite imitanzi ndi imfumfuri y'igatoyi ndi ndinga yameze ku rutare ndi ngenge nk'ababanda muragasaza na shyire ku kuboko nagera ku rugenda yabari iminota nguru mudamazera wibabara wibabazimana yakwiremeye nguru mudamazera yakwiremeye nguru mudamazera
umudamazera mugurire telefone ashyire mu ntoke nagera mu buraya mujye muvugana ngura umudamazera umudamazera wibabaza imana yakwiremeye ngura umudamazera umudamazera wibabaza imana yakwiremeye ngura umudamazera umudamazera wibabaza imana yakwiremeye ngura umudamazera akora ihekera zirashahika inka zuriraniye nkomane ni ahantu bita muri Karambo nuko inka bucya zasohoye igishwati ndayibwira rutayoberana ndi mugabo wa mamukizi gikoroni ngaho hatambagira urasohoye nuko irahatambagira mu Rwanda ndahareba igatindori icyo gihe nsanga hubatse abasirikari inka ndabirinduka ndayibyinira ndi mugabo wa mamura amazi uraza icyo gihe generali major ari Paul Kagame nuko ingabo yatozoye zizi gukina umugira nabi ziramuhashura inka zirabyagira mu gishwati ndaruragiranye inka ku nkiko burya muri mpingana mpanamo muri nkiko ndarunyana nahanyuze nitambitse inkimvura igabye amaboko ndaje nyamagaruza nk'igitugu jeho ndirukuramo ndirucishamo n'intwari ndi kumwe namwe murakabyara muragahera umubyeyi w'uyu mwana w'umukobwa mama we ari muri Amerika kandi kuri gahunda yari afite yo gusaba viza ntabwo byamukundiye ariko yavuze ngo mu bantu nkunda kuri isi y'Imana nkunda agakobwa kanjye ngakunda umukwe ariko ngakunda n'umubyeyi wanjye ampagararire amfatire impano gift special sibyo bayita special gift hanyuma yizane ayifatire mama turaza kujya inama y'uburyo tubuyohereze irararigeze uyu munsi